nongeye kubasuhuza. Imana ibahereze umugisha mu izina rya Yesu. Kuba ndaha hari ibyo Imana yavuguruje, si uko umwanzi ataduhigaga. Ubushize mwibuke ko twabaganirije ijambo ry'Imana rivuga ngo mwemere ko Imana ivuguruza ibyo umwanzi yapanze, ikavuguruza ibyo abadayimoni bapanze, ikavuguruza ibyo Satani yapanze, ikavuguruza n'iby'urupfu rwagezeho. Twarayasomye Yona 3:10 na Luka 7:14, ariko ubuho nani Pastor Munezero ugarutse kubaganiriza uyu mwanya wa none ibyumwa byahumetswe n'Imana. Ubu tugiye kuganira ijambo rivuze ngo uwaguhaye iminsi Imana nayo ibasha kumuha iminsi. Yaguha 10, Imana ikamuha 5 kugira ngo agusigeho. Uwaguhaye iminsi humura, aho uri ufite abaguha iminsi, ufite abaciye akarongo, ufite abavuze aho utazarenga. Ariko mu mavuta menshi ndimo kuzana ijambo rivuga ngo hari Imana ibasha kumuha iminsi mike kuyo yaguhaye kugira ngo agusige, kuko yabanje kugira ubwo bugome mu mutima. Cyokora niyihana azabona kugira neza kw'Imana. Rero turasoma ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 2. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 2 umurongo w'19. Herode amaze gupfa, marayika w'Umwami Imana araza abonekera Yosefu mu nzozi ari mu Egiputa ati, byuka usubize umwana na nyina mu gihugu cy'Isirayeli, kuko abashakaga kumwica bapfuye. Umwami adufashe kandi atugirire neza kandi aduhereze umugisha. Mumbabarire n'ubwuzu nuzuye, nibutse abantu benshi bampaye iminsi nkaba nkiriho, nibutse abaguhaye iminsi ndetse ujyaye n'umwana umwita banteze iminsi, none dore uracyariho. Imana yacu uko yaribejo n'uyu munsi ni kwiri. Ndi kuvuga ngo iri jambo ni igihe Yesu yari amaze kuvuka. Yesu amaze kuvuka haza umwami witwa Herode. Herode aravuga ati, munshakire impinja zose, noneho mbahaye iminsi 3 cyangwa 4 cyangwa 5 mwe murangije impinja. Abasa na Yesu n'abavukiye rimwe na Yesu barapfa, ariko bite ya Herode kwari ukwica Yesu. Imana iri mu ijuru imenya iminsi bahaye Yesu ngo ataba akiriho, imenya iminsi bahaye Yesu, iragenda yo kabyara za nzozi nababwiye mu minsi yashize. Ibonekera Yosefu mu nzozi. Yosefu ntiyarigira umuburira, iramubwira ngo hungisha umwana, nguhaye utusi duke uri hariya mu Egiputa, nanje hari iminsi mpaye Herode, nzakubwira namara kugira. Iminsi baguhaye Imana ishobora kuyibaha. Bashobora kuguha iminsi 10 ngo nturaburiho, ikabaha 5. Ubu butumwa mvuga ni ugushishikariza abantu batifuza ko abandi babaho. Ubasha guha abandi iminsi ngo ntibabeho, Imana ikaguha mike kuyabo. Iyo uhaye umuntu iminsi ngo ntabeho, iramanuka ikavuga iti, ubwo udashaka kwabaho manza ugende, ubanze ugende. Dusomye muri Bibiliya, iyi Mana ikundumyeho aho uri. Hari abantu baguhaye iminsi, hari abavuga ko uzapfa udahetse, hari abavuga ko uzapfa utabyara, hari abavuga ko uzapfa udakoze, hari abavuga ko uzapfa utuzuye umwuka, hari abavuga ko uzapfa utabaye na cidikoni, hari abavuga ko uzapfa utabaye na shehe, hari abavuga ko uzapfa utabaye n'umushumba, hari abavuga ko uzapfa utanabatijwe. Yewe barakweruriye, baciye uturongo, baraduciye, ariko nzanye ubuhanuzi bw'umwimerere bugendanye n'ijambo ry'Imana buvuze ngo
ibyo bagambiriye ntibizasohora kuko iminsi baguhaye izagera batakiriho. Dekirape umuti ni uko babireka. Sinifuriza abantu gupfa, ndifuriza abantu kureka icyatuma bapfa. Ibintu ni bibiri, urupfu ni kimwe, n'igituma upfa ni ikindi. Ndi kwifuza ubutumwa bwanjye bugendana n'ijambo rivuga ngo kuraho icyatuma iguhitana, ushireho icyatuma igushyira hejuru. Kuraho icyatuma ikugabanyiriza iminsi, ushireho icyatuma ikongerera iminsi. Kuraho icyatuma ikunyaga, ushireho icyatuma ikwimika. Kuraho icyatuma ikuraho ingoma yawe, ushireho icyatuma ingoma yawe ikomera. Uri ku ngoma ufite abakurwanya, weho komera. Umva ubutumwa buzanywe na Pastor Munezero kuri uru rubuga. Witinya abakurwanya, shira kora igituma uguma ku ngoma, ibindi izabyikorera. Urwara uruhinja, mbega uruhinja rukomeye, mbega uruhinja rufite imbaraga, mbega uruhinja ngo rurahitana Herode. Kuki bavuze uruhinja? Ni ukugira ngo utavuga uti nje singire epfo na ruguru, utavuga uti nje sinize, utavuga uti nje sinkomeye. Oya, n'uruhinja rwahitanye Herode. Izabikora sekanimando, abaguhiga bakurusha imbaraga, ariko iyo usenga ibarusha imbaraga. Abakurwanya bakurusha imbaraga, ariko iyo usenga ibarusha imbaraga. Abakwirukaho bagufashe bakuraho, ariko niyo usenga ibafashe. Sinkuvuga ndavuga iyo usenga, sinkuvuga ndavuga iyo uririmba, sinkuvuga ndavuga iyo ucurangira, sinkuvuga ndavuga iyo wahaye amaturo, ndavuga iyakwimitse, sinkuvuga ndavuga iyagusize, sinkuvuga ndavuga iyagushize hejuru. Ntabwo nkuvuga weho uragayitse, weho usa nk'utariho, ariko iyo usenga iyo usenga ni intwari ku rugamba. Simvuga ibyo utunze, ndavuga iyo usenga itunze byinshi. Simvuga yo wize, ndavuga y'Imana usenga. Simvuga ko muvukana, ndavuga iyakubyaye ubwa kabiri. Simvuga abagutabara, ndavuga igutabaye. Yakuntumyeho ngo iminsi baguhaye, iminsi baguhaye ibasha gukurwaho n'iminsi Imana ibahaye. Herode apanga iminsi. Herode apanga iminsi azaba yishe Yesu ku munsi mutagatifu. Imana irazibwira Herode ngo iminsi wahaye umwana wanje ndayisi, none ntabwo yagera ukiriho. Ibi mukuyemo akuka, ibiratumye marayika kugenda ubwire Yosefu ngo iminsi baguhaye ningahe. Yosefu ati ntabwo nyizi. Ati waguhaye desika de gloria God, ndashimira umwana. Mukiza mwiza nguhaye icyubahiro, Imana ndayihimbaje. Abaza Yosefu ngo waguhaye iminsi ninde? Ati ni Herode. Uwo wahunze ninde? Ati ni Herode. Arihe? Ati ni umwami wiriya ruguru. Iramubwira iti rero uwo waguhaye iminsi buno serikeye barayirangije. N'Imana ivuganye nawe ngo abaguhaye iminsi nibatihana nayo izabaha iminsi. Tugiye gusenga kugira ngo iminsi wahawe n'ubugome bwa Satani ikurweho n'iminsi uhawe n'Imana. Hari iminsi Imana iguhaye, hari iminsi isimbura iyo abantu baguhaye. Bahaye Moridekayi iminsi, bamuha ngo nk'ejo, bashinga igiti baragisongora, baravuga rero Moridekayi tumuhaye ijoro rimwe. Hamani agenda aridegembya, bati mbese amakuru ki? Ati muhaye iri joro. Imana rero avuga nanjye nguhaye iri joro. Hamani ntiyamenya ko Imana yamuhaye akajoro kamwe. Kuba uriho hari ibyaguhaye iminsi, Imana ibiha ijoro. Kuba ukiriho hari ibyaguhaye iminsi, utarabaho uzaba utakiriho. Rambura ibiganza uhereza Imana icyubahiro, uyibwira uti ndagushimiye ko abampaye iminsi na n'ubu bakibona niko. Irebe
ireba amataye yawe, irebeweho n'aho washakiye, irebeweho n'abo wabyaye, irebeweho na ya mpanuka, irebeweho na ya ndwara, ireba uri mu bitaro, ireba ugiye kukubaga, irebe warwaye sida, ariko none ukaba ukiriho. Yakoze ibyo yakuntumyeho, ntutinye abaguha iminsi, nibatihana nayo izabaha iminsi. Ndaganiriza abantu baha abandi iminsi, mwihane hakiri kare, Imana itari yabaha iminsi. Niba hari abakozi b'Imana wahaye iminsi, yikureho, reba muri agenda ubihanagure hakiri kare, kuko iyo minsi wamuhaye Imana irasha kuguha duke kuri two. Yewe wahaye Yesu iminsi, uwo Yesu uvuga ninde? Nuri muri Munezero, nuri mu bashumba, nuri mu bakozi b'Imana. Inzu duhungu twahaye Elisa iminsi, ngo ni umunyaruhara, idubu ziraturya, kugira neza kw'Imana. Farawo yahaye Abisirayeli iminsi 3, akusi kamwe yari ari mu nyanja, aje aho yari arabashira. Data wa twese uvuga bikaba, yategeka bigakorwa, akumpera umugisha. Wowe usubiye mu Mana, yinezeze, yikomere mu mashi, yitambira ibitambo bituma ikuraho iminsi baguhaye, ukagendera ku minsi iguhaye. Itangazo riturutse i Siyoni riravuze ngo gendera ku minsi yaguhaye Imana, wigendera ku minsi abanzi baguhaye. Kandi iravuze ngo n'abanzi bawe nibatihana, izabaha duke kutwo baguhaye. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye kuri Imana yumva gusenga. Uru rubuga rugizwe no gusenga, ukavuguruza ibyo abanzi bapanze. Ahaho rero rugizwe ngo bahaye Yesu iminsi ishira batakiriho. Iyo niyo duhamagaye, twumvishe tukiriho, twumvishe tugihumeka uw'abazima. Nsengeye abarwayi, nsengeye abarwaye amarozi, ukureho iminsi babahaye. Nsengeye abari mu bukene, ukureho iminsi Satani yabahaye. Nsengeye abarwayi ibihato, ukureho iminsi umurozi yabahaye. Nsengeye abatejwe amahembe, ukureho iminsi umwanzi yabahaye. Nsengeye abatwawe imyenda igatabwa n'ikuzimu, ukureho iminsi umurozi yabahaye. Nsengeye abubatsi, ukureho iminsi umugobe yabahaye ngo ruzasenyuka. Nsengeye abakobwa, ukureho iminsi abapfumu babahaye. Uhakomeze iminsi waduhaye, mu izina ryawe Yesu urakoze, amen. Imana ibahereze umugisha mu izina rya Yesu. Turashimira Kristo rero utagendeye ku minsi umwanzi yaduhaye, ahubwo akaba akomeje kugendera ku minsi umwuka yaduhaye. Rero nk'uko twabivuganye ubusize, nagusabaga no gukora aho hepfo kw'ako kantu kameze nk'inzogera, ukagakandaho. Iyo ugakanzeho abantu bararya, kandi iyo turiye nta Satani. Ubwo Imana ibahereza umugisha mu izina rya Yesu. Iyo uhakanze uba ushigikiye uru rubuga, uba ushigikiye izi kamera n'ibindi ntavuze, ariko ni ubushake volontiroma, ntabwo ari agahato. Ahubwo nagira ngo nkubwire na adresse zanjye. Ibi mvuze ni bike, ushobora kuntelefona ukambaza utariko mbwira ukuntu umuntu bamuha iminsi, Imana ikabikuzaho kumuha iminsi myinshi. Nzabikubwira. Ni 7 8 8 21 23 cyangwa se 07 8 6 6 8 9 2 3 2. Hino rero iyo usizeho kode y'igihugu cyawe, uhita ubona izo namba zose ziba kuri WhatsApp. Imana ibahereze umugisha, ibongerera iminsi yo kubaho, ikureho iminsi mwari mwarahawe n'umwanzi, ishireho iminsi muhawe n'umwuka wera mu cyumvira aya masomo. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Shalom shalom.